ikipe y'igihugu Amavubi yarayisezerewe muri CHAN 2020 nyuma yo gutsindwa na Guinea Conakry igitego kimwe ku busa. Ese abanyarwanda barabivuga hiki? Bareba abandi bakina gusa bo byarabananiye. I think bapfa abanyarwanda ndabibona nkabona the spirit buriya isi ikintu cyose, the spirit behind it, the attitude, the winning spirit, the wanting, ndabibona nkabibura. Gukina umukino cyangwa ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari kujyamo gusuka, ariko ndabibona behavior z'ababayo. Ikipe y'u Rwanda natwe ni byishimo kubona abanyarwanda bose badushyigikiye baturi inyuma, ndanabibashimira cyane. Nabyo igikombe cya Afrika muri CHAN. Irushanwa rya CHAN riri kubera muri Cameroon. Guinea Conakry yatsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa. Muri demi-finale Guinea izahura na Mali, Cameroon ikine na Maroc. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza izakinwa ku wa gatatu, umukino wa final uzakinwa ku cyumweru ku itariki ya 7 z'ukwa kabiri. Muri irushanwa rya CHAN u Rwanda rwitabiriye hakunzwe kuvuga abantu bagiye bemera amakipe cyangwa se ikipe y'igihugu Amavubi agahimbaza musye. Ese ibyavuzwe cyangwa se ako gahimbaza musye bemeye bazagatanga? Hari abemeye gutanga amadolari 5,000. Ese bazayatanga ryari? Bazatanga bigenza biti? Ugeze kuba kapiteni w'igihugu yemeye gutanga amadolari 5,000 avuga ko ayo madolari azayatanga irushanwa rya CHAN rirangiye. Aya mafaranga yabo ngo bazayahabwa baganira na federasiyo n'umutoza amashami ndetse n'abakapiteni uburyo cyo amafaranga yabo bazayahabwa. Reka turebe ko bizajya mu bikorwa. bagomba kuyahabwa, bavuganye na perezida wa federasiyo n'umutoza amashami na kapiteni uburyo amafaranga bazayahabwa. Turimo kureba uburyo yabageraho bakayabona bakirangiza kompetisiyo. Batuze bashyire umutima hamwe amafaranga ibiri ntabwo twatsindwaga ariko nta nubwo twatsindaga. Umukino wa gatatu na Togo twaratsinzwe ariko turatsinda. Icyo nicyo cyari gikuru, ni naho byagomba kuza kurangirira. So ibyo bimaze kuba rero twese nyuma y'u Rwanda uze kureba yanahindutse twese nyuma y'Amavubi. Yego ubungubu ni twese nyuma y'Amavubi. Byari nyuma y'u Rwanda twese nyuma y'Amavubi kubera ko burya ni bya bindi nibyo bavuga ngo ikipe niyo yishakira abafana. C'est normal. Igihugu cyo uragifana bishaka ubyango byemera upfa kuri umwene gihugu uragifana cyane upfa kuri umwene gihugu. Ariko ubu twese turi nyuma y'Amavubi kubera ko batweretse ko bashobora gutsinda. Ari nacyo tubategerejeho muri iri joro. Nacyo tubategerejeho muri iri joro. Habaye byinshi cyane. Urabireba ngira ngo twatanze urugero rwa Swime challenge yazengurutse ahantu hose. Wabibonaga ko ni ibintu byangombwa, ni ibintu babyita ferveur. Abantu bijya gushya birashyuha birabanza bikagurumana cyane bikagurumana. Ni ikintu rero cyiza buriya, biba ari ibintu byiza kandi bishimishije kubabona. Ubundi abanyarwanda twese biragaragara ko ari ikintu tuba tubura ikintu gishobora kuboostinga niko navuga, kandi bari igituboostinga ni insinzi gusa nta kintu. Ubundi tukagaragaza amarangamutima yacu, creativity. Naje gusanga mu gufana tubaye dufite Amavubi yacu ahozaho. Aba bahungu birirwa bavuga ko abanyarwanda batukane bwabo n'uburyo bakunda. Abanyarwanda barabakunda kandi barabakunda cyane ndetse binakomeye cyane ariko oya ibyishimo byaje nta kintu warebe. Ibyishimo bipfa kuba byaje gusa. Gahunda ubundi urayibonera ubona uburyo abanyarwanda maranga mutima yabo bazamuka, izo swime nyine zikazenguruka. N'uturi twagiye tuzenguruka twinshana kuri amaci y'Amavubi twinshi, akigera ikintu kimwe twese ni ukubera u Rwanda, ni ukubera igihugu cyacu. Kuri uyu munsi rero dufite umukino w'ikipe y'igihugu ya Guinea, umukino ukomeye. Tugomba gutsinda byanze bikunze ko urabona ko ngewe nemera ko umukino wa Togo nimba twari twitabiriye twagiye muri CHAN twitabiriye, none nyuma y'umukino wa Togo twese tubahatana cyane. Ubu nabahatana iyo bageze muri knockout biba bikomeye cyane. Nabo baba bafite uko babyumva. Yewe tureke no kwihara amagambo wenda ba nyirabyo bari bo tubiha bajya babitubwira kuko ari umutoza yagize icyo avuga. Yego hari kapitene we bagize icyo bavuga. Wabaha abanyarwanda bakagira icyo babibwirira ku ruhande rwabo, ngira ngo byatwumvisha neza uko biteguye.
reka tugaruke mu kanya. Gutyo bihagaze rero ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda turimo tuganiraho tuguhe ikaze kandi twizere ko nawe uri kumwe natwe muri uyu mukino tugiye gukina byibuza Jadora avuga ngo kuki aba basore icyanze kunze hari indi myumvire bagize nyuma gutse ikipe y'igihugu ya Togo uko bahagurukaga i Kigali yari indege izakomeza kwaka ubu noneho umupilote w'indege yarambije ko moteri yazimye cyane ni gombi zime kubera ko izambere zaratse abagande bageze no muhiri wabo baratashye abagande bo barabyutse abagande nago bitabiriye cyane turacyari cyane so ubwo kubwizo mpamvu rero niba tugihari nyine niba tugumisheyo niba tugumisheyo muri iyi minsi turi no mu rugo rwose banza nabo babizi ko tubahugiyeho niba duhe icyo guhugiraho kuko franchement parla birarambirana biranabishye ariko no umuto usharira nyine tugomba kunywa. So iyo batugumishije rero hari ukuntu bisa n'ibirambye twa tumaze no kubona umutoza ndetse na kapiteni we reka tubahe umwanya n'abanza batubwire kuko niyo banyiri urugamba ubundi twe turabakurikiye urugamba. Yego yangira ngo mbere yuko dukora imyitozo ya nyuma navuga ko muri aka kanya twiteguye neza abakinnyi bose nta n'umwe ufite ikibazo ndetse n'abari bafite ibibazo nabo barimo baragenda bagaruka aribo Thierry Bertrand Zidane yatangiye full training. Ngira ngo rero muri make navuga ko twiteguye umukino tuzi agaciro kawo turibaza ko kandi twifuza ko twakongera kwitwaramo neza kugira ngo tujye mu kindi cyiciro. No approach y'umukino yose ujya mu mukino ushaka kuwutsinda ngira ngo rero natwe nta kosa twemerewe gukora ntabwo uzaba ari umukino woroshye ni ekipe nayo twabonye ko ari ikipe nziza tugomba kwitondera kuko ni minota 90 nyuma y'iminota 90 ni penalty kandi nyuma y'ibyo byose nta wundi mukino uhari bisaba rero ko utsinda akomeza utsindwa ataha ngira ngo ibyo byose turabizi abakinnyi barabizi rero ubwabyo biduha imbaraga ndetse no ku ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba gutanga mu kibuga ngira ngo kandi amasaha dusigaranye imbere yacu turakomeza kwibukiranya n'abakinnyi dukora ku bintu bimwe na bimwe wenda by'ingenzi bizagaragara mu mukino ngira ngo rero ni muri ubwo rero twiteguye umukino ntabwo navuga akanya ngo tuzakina gutya kuko urumva ibyo bireba twebwe abakinnyi ndetse n'abatoza ngira ngo rero ibyangombwa abakinnyi bakeneye mbere y'umukino tuzabibaha ibyo tubona byabafasha tugira ibyo tubasaba natwe ibyo tubaha ngira ngo rero aka kanya kuvuga ngo tuzakina muri ubu buryo ngira ngo wenda ntabwo byo ari ngombwa cyane gusa natwe ibyo tuzajyana mu kibuga byose tuzaba tugiye gushaka intsinzi ntabwo tuzaba tugiye gukina byo gukina tuzaba tugiye guhatana no gushaka iyo ntsinzi ni iby'agaciro gakomeye ngira ngo twafata n'uyu mwanya nka ekipe yose muri rusange nabo turi kumwe hano kumushimira shimira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ku nama ndetse no kudushyigikira no kwereka ko turi kumwe kandi mu by'ukuri turabizirikana turazirikana abanyarwanda bose kandi turi hano kugira ngo tubahagararire neza turi hano kugira ngo tubahe ibyishimo ntabwo natwe bajye bareba uwo abandi bakina gusa bo byarabananiye ko badutegerejeho byinshi kandi tuzageza kubikorera uko bishoboka kose.